umunsi ni mwiza cyane, ndi muri mood imeze bo, nageze ahantu mbona ni heza, mbona haratangaje, ni ahantu heza cyane, hasa neza nyine, ahantu umuntu ashobora kuruhukira, umuntu ashobora kuba afite stress akaruhukira, ni heza cyane kuhabona. Aho hose ndi kureba nkabona imisozi, mbese ni imisozi igihumbi. Ni ubwa mbere mageze, sinjya kubeshya, ni ubwa mbere mageze, gusa numvaga bahavuga, ndavuga ati ariko umunsi umwe reka nzabikubwire nawe tuzane tuhagerere rimwe wenda tuharebe. Nahakunze, gusa ndashaka no kuzaza nkanahakorera nk'akaririmbo. Ndashaka kuhakorera indirimbo, ndashaka kuzakorera amashusho. Ni ahantu heza cyane, ni ahantu heza, hari inyuma hari ibiti byiza, hari imikindo myiza, urabona n'utu tubingaro ukuntu tumeze, ni ahantu hasa neza, mbese ubona ko hari views nziza. Ntuwereke n'ahangaha, reba nk'ahangaha byonyine, reba nk'aha, reba hakurya hose ukuntu hameze, reba aho hose, reba hariya views zihari, urebe ukuntu ari heza kumeze, reba hariya hose ubwatsi ukuntu bumeze. Urahabona ute? Ni ukuri habereye amaso pe. Urabona ukuntu hari ahantu hatuwe, haratuwe n'amazu meza, ikigaragara cyo ukuntu hatuwe cyane. Ni ahantu ureba imisozi, ya misozi igihumbi birirwa bavuga, niho hantu mbese uhita uyibonera. Ni ahantu hari views nziza cyane, umuntu atabasha gukeka ko hano hantu umuntu yahatemberera. Ni ukuri wahatembereye, ariko ikigaragara cyo nawe wahakunze bitewe n'ukuntu klima yahimeze. Njye nahakunze cyane, nahakunze cyane. Ni ahantu hasa neza, mbese ubona ko umuntu afite stress mu mutwe yaza hano akaharuhukira. None se wowe n'iki kintu wabonye wahakundiye? Akira nawe ubwo ugenda unyereka icyo wakundiye. Akira, kuko iyo umuntu avuze avuga n'ibyo yagiye akundira ahantu. Ugenda unyereka ikintu wagiye ukunda. Icya mbere ukinjira ubona ugenda unyereka ahantu wagiye ukunda. Ikintu cya mbere ni udutebe twaho nyine two mu kabingaro. Urebye nka turadutebe, ubona ko ari udutebe turi civilize kandi dufite mbese uhicaye none uri kumwe n'umukunzi wawe, haba ari wane. Nahakunze rero kuba twahicaranye, ibyabyo ni ukuri umuntu wabikoze ni ukuri ndamushimiye, kuko yandemeye byinshi, yandemeye kuba nakicara n'umutware wanjye ahantu heza nka hariya, kuko wicaye uhita ubona ko nyine ari ahantu hari fiti, uhita ubona ko ari ahantu mbese niba waba ufite stress mu mutwe wakitegerana, wareba ikintu kimwe stress zigahita zishira. None n'abandi no kukureba Ni ukuvuga ngo noneho umuntu ufite nka couple ahantu akahaza, ntago bahava, ntago bataha. Oya, ntago bataha. Noneho ari nka wenda tuvuge ko ari nk'amakouple nka atatu ane, mbese kuva mu gitondo ntago bakumva ko amasaha ari kugenda, bakifuza ko amasaha yahagarara si we bwakire cyangwa ngo izuba rirenge, kuko babumva ko umutima wabo uri hagati yabo, kandi bakumva ko urukundo ariho ruri gukurira muri bo. Urukundo niho rwakiyongerera. Ni ukuri. Noneho ni ukuvuga ngo smile family noneho ahantu ahubwo shiri wahise tukarara ahantu se wakunze, ariko ndumva wakunze cyane. Ni ukuri nakunze. Noneho hari ibyo wapfunyitse se ku buryo ndaza kuvuga ati byibuze njye nigirira inzara. Shiri nyine urabizi ko nacyo nakuburira, najya no kubigura hanze then tukabizana, ariko wemere ko twarara kuri zino ntebe, kuko uri kubona ko nta handi hantu igihari, ni akabingaro, jardin,
udutebe, ahantu ho gutemberera, uri kugenda mu kayira, mbese witegeye ahantu hose uri kuhareba. n'imisozi ya Gahanga iragaragara neza n'amazu yaho. Yego, imisozi ya Gahanga, ukareba za Bugesera naho uri kuhareba, na za Karembure, mbese ahantu hose views ihari ntabwo yatuma wumva ko warambiwe kureba. Ariko buriya ni ukubera iki bahise Karemburera, buriya bararembuza Ubundi abahazi neza bakunze kuhita Iwalembe. Minisitiri uzagende ubaze hariya, ubaze hariya ku bahamya, hari ahantu hari inzu y'abahamya ba Yehova, uzabaze ngo ahantu bahita gute, azahita avuga ati ngaha bahita Iwalembe. koko avugisha ukuri ngo ni Iwalembe cyangwa ni ibintu arimo arambeshya, kuko wenda ngewe mageze ari ubwa mbere ngo Iwalembe ahantu haba abantu bitwa Iwalembe. Washobora bizi ko natajya nkubeshya, sibyo? Urabizi ko avuze ko utubeshya. Nibwo ntabwo hamaze igihe kinini, ariko mu bantu bahazi neza bahita Iwalembe. Gusa ko z'ahantu ni heza pe. Ni heza cyane. Heza kuko nagiye mbona aha ubusitani bwiza, nagiye mbona imikindo myiza, ubwatsi butoshye, ahantu ngira ngo nk'amakupure rwose nk'abantu. Ni ukuri njye ahubwo sheri, umusore ugishaka gutereta umukobwa ari ubwa mbere, niba ko ahantu aramutse ahaje byamugendekera neza. kandi nawe nahakuzanye ukiri kundereta. Amajosi yari kuramuze umuntu ngo yahita anahagurira n'umukunzi we ngo akantu bakagasangira, bagakora urukundo. ni ukuvuga ngo rero ahantu agashe nka buriya wenda tudakundana cyangwa tutagize ute, ahantu karamuka wari kuzaba warahamenye, ahantu wari kuzahanzana cyangwa wari kunjyana ahandi, njya numva ngo za Mukwepe, ahantu njya numva ngo habaye ngo ahantu mwitwa ngo Mukwepe, ugasanga umuntu ngo arimo aragenda agwirirana n'amasafuriya y'abandi. Nk'aha hantu nk'iyo wenda tusipoze yaba wari kuba ukiri umukobwa utarashaka utarabana, ahantu wari kuzahazana nk'umukunzi wawe. Ahantu nk'uko n'undi nanjye nakuzanye, ni ahantu natekerejeho igihe kinini. Njye nigeze kuhanyuraho ngiye muri zino karitsiye, ariko sinabyitaho. Ariko ni n'iwanyu, ni hafi yo mu rugo. hafi y'iwanyu ni Igikondo. Ni hafi yo mu rugo, rero bivuze ngo nigeze kwaza, kuko ukomeje imbere ho gatoya niho ba nyogokuruza babaga. Ba nyogokuruza? Baracyahari se? Nyine niho babaga, nibyo nanjye mvuze shiri. Agiye kumbera nk'umutipe wambwiye ngo agiye ngo gusura kwa sokurume, ndabona se sokurume ngo none se ngo hari ngirega ngo buriya ngo bisana ngo ntago njya nkongera kubimenya ngo ari nyogokuru ngo ari sokurume abana ibyo bintu koko bibaho. Nawe ngo banyokuruza ubwo ngubwo ni hano babaga. Ukomeje imbere ho gatoya, urenze nyine hano hantu, ino mize ya hano hantu bateguyeho kuba umuntu yaza akaharuhukira, urenzeho gatoya, kuva nk'ahangaha ugera aho babaga ni nka moto ya Truwasa. Rero uri kumva nigeze kuhaza nje kwasura abana